irakubwiye ngo sinshaka. Imana yabyanze. Imana ishizeho inzira yo kukurengera. Imana ishizeho inzira yo kugutabara. Imana ishizeho inzira yo kuguha agakiza. Imana ishizeho inzira yo kukubuza kwiyahura. Iyo witegereje ubona abantu benshi basigaye biyahura, usanga ibintu byarakomeye, ibibazo byabaye byinshi, abantu babuze ubahumuriza. Ijambo ry'Imana rirakubwira ngo ni wowe Imana ihagurukije kugira ngo uhumurize bariya bantu. Arabohora TV, Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV. Tubahaye ikaze bakunzi barabohora TV. Uyu ni wa mwanya mwiza wo kuganira ijambo ry'Imana, indirimbo n'ibindi byose bihumuriza ubugingo. Amazina yanjye nitwa Betty. Shimira Imana ko yampamagaye ikangabira umurimo, kandi na Yesu yaje rwose mukeneye. Numva nyuzwe n'ubucuti bwo mu ijuru. Imana ibaha umugisha. Turabizi ko mudukurikirana muri benshi, turabizi ko mukunda ijambo ry'Imana, kandi hano hanyuzwaho ubutumwa buzima bubohora imitima. Ushobora kuba ufite ibintu byakubase, byakuboshye, karande nyinshi, ugasanga hari ibintu bakwatuyeho by'uko utazahirwa, utazagira umugisha. Iyo ugeze hangaha rero turagusengera, Imana ikakubohora. Imana ibaha umugisha. Rero reka dusenge Imana hanyuma dukomeze. Mwami Yesu, tugushimiye kuri Imana itaginanirwa, tugushimiye kuri Imana idahinduka, tugushimiye kutwitaho ko bwije nuko bukeye. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Tuguhaye icyubahiro mu mitima yacu, tuguhaye icyubahiro, ni wowe ukwiriye. Dusengeye umuntu wese uzafungura iri jambo ry'Imana, kumva ubu buhamya, akumva indirimbo, kugira ngo azafashwe n'Imana. Ibi tubikora kugira ngo uhabwe icyubahiro Mwami, kuko nta kindi wadushyiriyeho kugira ngo twamamaze ishimwe ryaduhamagaye. Dusengeye abantu bose mu izina rya Yesu, kugira ngo ukurikiranire ijambo rimukore ku mutima, rimuhindure, ubugingo bube buzima, ibyari bikomeye byorohe. Tubizi kuri Imana ijya yoroshya, uri Imana igikuraho, igasenya ibihome by'umwanzi, igashyiraho inzira yo gutabarwa ku bakunzi be. Mu izina rya Yesu uyu mwanya turasenze, ntaba ari jyewe ahubwo izina ryawe aba ari ryo. Nciye bugufi cyane, wongere wubahwe, wongere ushyirwe hejuru. Ibyo mvuge mbwirijwe nawe, kandi imitima y'ubwoko bwawe iruhuke, ibone agakiza. Abatarakwizera bari mu bitaro, mu izina rya Yesu duhagaritse imigambi ya Satani, mu izina rya Yesu Kristo. Iri jambo riraturuta twese, niyo mpamvu Mwami turiciriye bugufi, duhindishijwe umushyitsi n'ijambo ryawe rikomeye. Ijambo ryawe rihindura isi, ijambo ryawe ryubika imisozi, ijambo ryawe riruta ijambo ryawe, ni ijambo ryawe ni inkota ityaye. Turagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Yesu abaho umugisha. Reka turirimbire Imana, dufatanye uyu muririmbyi wa 40 mu ndirimbo za nyimbo ya wokovu. Abayizi turafatanya mu izina rya Yesu. Ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya, kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa, nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumutumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumutumikia Mwokozi wangu siku zote. Zamani nilifungwa sana
kwa minyororo ya shetani, nikamwendea Bwana Yesu, akaniweka huru kweli. Zamani nilifungwa sana kwa minyororo ya shetani, nikamwendea Bwana Yesu, akaniweka huru kweli. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumutumikia Mwokozi wangu siku zote. Neema kubwa nilipata, kuacha njia ya mauti, na nguvu ya wokovu huo yanichukua siku zote. Neema kubwa nilipata, kuacha njia ya mauti, na nguvu ya wokovu huo yanichukua siku zote. Haleluya, Imana ishimwe. Icyakane kiravuga ngo na siku moja nitafika mbinguni kwake Mungu wangu, milele nitamuhimidi na kumwimbia kwa shukurani. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Na siku moja nitafika mbinguni kwake Mungu wangu, milele nitamuhimidi na kumwimbia kwa shukurani. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumutumikia Mwokozi wangu siku zote. Nataka kumutumikia Mwokozi wangu siku zote. Haleluya. Nubwo nta sente kitari, ariko kuririmbira Imana nta majwi yacu arahagije, kuko Imana yaduhaye umutungo w'ijwi, buri muntu wese arawufite. Nubwo nta sente yabirimo, Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Uyu buririmbyi aravuga ngo nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumutumikia Mwokozi wangu siku zote. Imana ishimwe cyane. Yaravuze ngo ndashaka kumuvugira iminsi yose yo kubaho kwanjye. Imana ishimwe. Nkuko twabibabwiye rero, tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Reka dusome muri Ezekiyeli ibice 36 umurongo waho wa 15. Aya magambo niyo Umwami Imana ashimye ko tuganira. Aranditse ngo kuri 15, sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka, habe no gukozwa isoni nabo. N'ubwoko bwawe ntuzongera kubusitaza ukundi, ni ku Mwami Uwiteka avuga. Amen. Uyu muhanuzi Ezekiyeli ahanura aya magambo, cyari igihe gikomeye, cyari igihe abantu bari mu bunyage, cyari igihe Abisirayeli basa n'abariho igisuzuguriro, ariko umuhanuzi Ezekiyeli Imana iramukoresha. Haleluya. Aravuga ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka. Birashoboka ko abanyamahanga bari kugutuka, wenda kubera ko wamenye Imana ukabavamo n'ubukigendera mu mihango ya gipagani. Ibyo rero bigatuma abanyamahanga bagutuka, bigatuma bakubona nk'umuntu udafite ubwenge. Ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka. Duheze Imana icyubahiro. Ngo n'ubwoko bwawe ntuzongera kubusitaza ukundi. Hari igihe uba muri situation ikagukomerera, ukumva urashaka no kwigirira nabi, ariko Imana iravugana nawe ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka. Abanyamahanga nabaye ni babandi banyuze ukubiri n'ijambo ry'Imana. Niba umuntu anyuze ukubiri n'ijambo ry'Imana, nibo Bibiliya yita abanyamahanga.
abanyamahanga niba abantu babona bahera ku wa mbere bumva bakugirira nabi, bumva bakuroga, bumva bakwikoreza imitwaro iremereye. Imana iravugana nawe ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka, sinshaka kumva induru zabo. Imana ije gucecekesha izi nduru, Imana ije gucecekesha amagambo ya Satani. Satani yakubwiraga ko ibyawe bitazakunda. Mubwire ko hari Imana yagucunguye, yaguhaye Yesu, ikakoherereza imbaraga zituruka hera, imbaraga zisenya ibihome by'abadayimoni. Imana ishimwe. Ijambo riravuze ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Uyu muhanuzi Ezekiyeli arangije aravuga ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka, habe no gukozwa isoni nabo. N'ubwoko bwawe ntuzongera kubusitaza ukundi, ni ku Mwami Uwiteka avuga. Amen. Imana iraguha isezerano uyu mwanya yuko hari ibintu ije gukora, hari ibintu ije gukuraho, hari ibintu byari biguhangayikishije. Yesu araje kugira ngo agushyire mu mahoro. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, muri Zaburi 12:6, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka. Haleluya. Ijambo riravuze ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga, n'ubwoko bwawe ntibuzongera kugusitaza ukundi. Imana hari ikivuganye nawe. Hano iravuze ngo n'ubwoko bwawe ntuzongera kubusitaza ukundi. Hari igihe uba mu kigeragezo ugasitaza n'ubwoko bwawe, ugasitaza n'aho uvuka, ugasitaza n'abakureba bitewe n'ikigeragezo urimo. Bakavuga bati dore uriya yarakijijwe none yahindutse umukene kandi atarakizwa, yari afite ubutunzi. Reka mbabwire bene data, turwana n'imbaraga zikomeye. Ntabwo Satani yarwanya abadakijijwe, ntabwo Satani yarwanya abatamurwanya. Ijambo ry'Imana avuga ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Mwegera Imana nayo izabegera. Iki ni igihe cyo kwegera Imana. Iki si igihe cyo kudamarara, iki si igihe cyo kurya no kunywa gusa, ni igihe cyo gusenga, ni igihe cyo kubabaza umubiri uburetwa, ukabwira Imana ibikubabaje, ugasengera umuryango wawe, ugasengera igihugu, ugasengera famiye yawe, ugasengera abana bawe. Ezekiyeli yajyaga yiyiriza agasenga, n'aba Yeremiya n'aba Yesaya n'aba Ezekiyeli, aba bahanuzi bakuru bagasenga kubw'ibyago. Ariko Imana ivuganye nawe nubwo bimeze gutyo, nubwo Satani yaraguhagurukirije amakuba, nubwo Satani yaraguhagurukirije ibyago, nubwo Satani yaraguhagurukije abakurwanya, irakubwiye ngo sinshaka. Imana yabyanze. Imana ishizeho inzira yo kukurengera, Imana ishizeho inzira yo kugutabara, Imana ishizeho inzira yo kuguha agakiza, Imana ishizeho inzira yo kukubuza kwiyahura. Iyo witegereje ubona abantu benshi basigaye biyahura, usanga ibintu byarakomeye, ibibazo byabaye byinshi, abantu babuze ubahumuriza. Ijambo ry'Imana rirakubwira ngo ni wowe Imana ihagurukije kugira ngo uhumurize bariya abantu. Ni wowe Imana ihagurukije. Abantu bajya bantangaza, hari igihe umuntu yirengagiza ineza y'Imana akibagirwa aho Imana yamukuye. Reka nkubwire inshuti y'Imana, urabyibagiwe ejo bundi utabaza Imana ukayibwira ngo numa kubyara nzagukorera. Urabyibagiwe ejo bundi ubwira Imana ngo nungarura mu gihugu cyanje nzagukorera. Urabyibagiwe ejo bundi ubwira Imana ngo Mana nunyize simfe mu ntambara nzagukorera. Urabyibagiwe cyagiye uhiga umuhigo ukavuga ngo Imana nigucisha mu nzira ikomeye urimo ukabona uyivuyemo amahoro, ngo uzahigura icyo wavuganye n'Imana, ngo uzagirira neza umuntu w'Imana. Urabyibagiwe. Ariko bene data, niki kiguteye kwibagirwa? Yesu nashimye cyane. Niki gitumye wibagirwa? Ijambo ry'Imana riravuga ngo niki gitumye ibise bigufata ukaba wihebye, ukaba umeze nk'umugore uri kubise. Mbese ujya wibuka ko kera utarabaho Imana yo mu ijuru yanditse iminsi yawe mu gitabo? Iminsi yo kubaho kwawe iranditse mu gitabo.
hari igihe satani akubwira ngo ibyawe ngo ntabwo bizemera. reka nkubwire, igihe cyawe uzabaho imyaka yose. haleluya! Imana yakwandikiye mu buzima bwawe uzayibaho. ayayaya, duha Imana icyubahiro. niba Imana yaravuze ngo uziga. niba Imana yaravuze ko uzaba umuntu ukomeye, uzaba umuntu ukomeye. niba Imana yaravuze ko uzaba umukozi w'Imana, uzaba umukozi w'Imana byanze bikunze. niba Imana kandi yaranavuze ko uzakena byanze bikunze. ibi ngibi ntabwo abantu bakunda ko abantu babivuga. Imana ntabwo twese tuzaterera imbere rimwe, ntabwo bishoboka. Imana itugirire neza. Jewe Imana yampaye ijambo ry'Imana, ariko nta mafaranga yampaye, ntayo ngira. ushobora kundeba ukagira ngo ndayafite, nayo. ariko ndashima Imana yampaye ijambo, kuko iri jambo ry'Imana rihagarariye amafaranga. jewe nagusengera Imana ikaguha amafaranga. ntago twese twaba aba business man, ntago twese nitwaba abacuruzi, twese nitwaba abapolitisiye, twese hari iby'Imana yifuje ko tubabyo. ijambo ry'Imana rero riraguhumurije wowe wumvaga nta jambo ugifite kuvugira imbere y'Imana. ugera imbere y'Imana ukarira, ukumva nta kintu ufite. wowe wanyazwe, barakunyaze. Satani yakunyaze ubugingo, akunyaga amahoro yo mu mutima, akunyaga ibyiringiro by'ejo hazaza, akunyaga kuzabana n'Imana. Imana irakubwiye ngo iragarutse kugira ngo ikubabarire, kugira ngo igushire mu mahoro. iravuze ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka, habe no gukozwa isoni nabo. n'ubwoko bwawe ntuzongera kubusitaza ukundi. Imana nishimwe cyane. Satani niyakunyaze se? yarakunyaze amafaranga. wari ufite ubutunzi, ubu ntabwo ugifite. wari ufite amamodoka, ubu ntayo ukigira. Satani yarakunyaze, ariko Imana irakubwiye ngo izakugarurira ibyo Satani yanyaze, ndetse izabikuba kabiri. hari igihe Imana yashakaga kukwigisha, nshuti y'Imana. reka nkubwire, abantu bakunda kuvuga ngo abantu bigisha ngo ibintu bya viza. hari igihe biba ari ngombwa nyine kuyibona. Yesu ashimwe cyane. Imana rero irakubwiye ngo sinshaka. iranavuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, none aha ndahagurutse ndi kuwiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. wese nta ngoni bari kugucurira. muri iki gihe ibibazo ni byinshi. igihe abanyeshuri bari gusubira ku ishuri, uribaza uti mbese ibyanjye bizagenda gute? reka jye nshima Imana ku gitangaza Imana yankoreye. haleluya! jye nasenze Imana numva ndemerewe mu mutima. abana badafite minerivare, ubushomeri butumereye nabi, tumeze nabi. ari jye ari umutware, tukareba hirya tukareba hino, ariko tujya imbere y'Imana turasenga, tubwira Imana ngo Mana, aba bana ni umurimo w'intoki zawe. gute wakwemera yuko aba bana bava mu ishuri? niba kandi wanabyemeye, ariko si icyifuzo cyacu, turakwinginze kukugira neza, uduhera abana school fees. reka mbabwire igitangaza. Imana yakoresheje umuntu twebwe tutari tuziranye, kandi utanafite ayo mafaranga. umutima uramubwira ngo aho kugira ngo bari abana b'umukozi w'Imana bicare, genda uguze amafaranga. Imana ishimwe cyane. araza aduhereza school fees z'abana, nta hantu tumuzi, nta kintu dupfana, kubera ko Imana yabigambiriye. ntabwo Imana yananirwa kugusubiza. ubu yashatse gusubiza icyifuzo cyawe, urimo urasengera amafaranga, ubu yatuma n'umuntu uturutse n'ahantu utazi, yakoresha n'igikona. mwihangane, uyu munsi ntibinahawe kubabwira. hari igihe intambara zikugerageza, hari igihe umuntu aba mu makuba, amakuba akaba menshi, ibyago bikaba byinshi, ariko Imana irakubwiye ngo komera. ntabwo ishaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka. hari igihe Satani agucunaguza, akakwereka ko wowe nta n'icyo uzamara. Imana yaguhinduye umunyamumaro mu izina rya Yesu. reka kwiyanga, reka kwigirira nabi. ijambo ry'Imana ngo reka kwigirira nabi. twese turahari. Imana ije kugwabiza imigambi ya Satani. Imana ibaha umugisha bene data. iri jambo rero niryo numvaga turi buganire, kuko Imana ntishaka ko abantu bayo bahora barira. hari igihe cyo kurira, hari n'igihe cyo kunezerwa, hari igihe cyo kubiba, hari n'igihe cyo gusarura. Imana ibaha umugisha.
Imana ibagirire neza. Jewe nyizwa nibwiraga ko ibintu byose nshaka nzahita mbibona, ariko nsanga hari abantu Imana yashizeho ikabagerageza kugira ngo babwirize ubutumwa bwiza. Ubu se ukuntu nakundaga ubuzima bworoshye, iyiza kubuma ntago nari bushobore kujya mbwiriza pe, ntago nari bube mwarimu wo muri ADPR, ntago byari bushoboke. Iyiza muri Imana idufatira ahantu ibona ko hakwiriye. Nize numva hari ukuntu niyumva ndagakobwa numva nzaba ministry numva, ariko Yesu ancisha bugufi ampagakiza. Yesu ashimwe cyane. Nabyo ni byiza kubigambirira cyangwa kubigeraho, ariko ikiruta ibyo byose dushaka ubwami bw'Imana. Shima Imana yampaye kwakira Yesu ikamu ubwami bwayo muri nge, ikananyumvisha ko nkwiriye no kuvuga ubutumwa bwiza ndi full time, pana kuvuga party time, ahubwo nkayivugira nta kintu na kimwe nisigiye. Ubuje naramaramaje, nta kindi kintu, ni umurimo w'Imana. Kandi uyu murimo w'Imana yambwiye ko ninkubamo neza nayizaba mu byanjye. Wowe se yakubwiye ngo iki? Reka kuba mu kajagari ngo wirirwe uzenguru. Menya icyo Imana igushaka, uhagarare neza mu muhamagaro w'Imana. Ubu butumwa ushobora kubwumva bukakugirira umumaro. Hari igihe najyaga mba mu bintu byinshi, nkumva nacuruza nkanabigerageza, nkagenda ngacuruza, mu kandi kanya nkaba ngiye kubwiriza mu kandi, ariko nkumva birangoye. Ariko Imana iza kunsura irambwira ngo mwana wanjye, narabibonye ko wagerageje gukora, nanjye nzaguha umugisha, ba mu murimo wanjye ntacyo uzamburana. Shimira Imana ko ubuzima mbayemo ari ubuzima bw'ibitangaza. Kurya Imana irangaburira, Imana ikanyigisha, Imana inkorera byose, nta kintu na kimwe naburanye Imana. Shobora kuba nabyutse nta n'ijana mfite, ariko kuko Imana yavuze ngo Beti uzankorera, nanjye ngukorere, nguhe ibyo ukeneye, ikabinkorera. Ese wowe hari ikintu waba ushinja Imana ngo uvuge uti igihe narayikoreye none yanze kunsubiza? Reka mbabwire bene data, mumbabarire, hari aho ngera iyo bimbyibutse n'amarira kaza. Umukozi w'Imana Yohana yakoreye Imana, abinteguza ya Yesu, agendana na Yesu, agera n'ubwo amubatiza. Ubu ngubu Yesu aramutse agarutse mwisi agashaka ifishi y'ububatizo yareba Yohana, ariko Yohana baramufata, bamufashe abatumaho ati nimugende mumumbwirire gusa ngo bamufashe. Nawe reba iyo uziranye n'umuntu ukomeye, umujenera n'umuntu ukomeye, bakagufata wahita uvuga uti nimumumbwirire gusa, yewe arahita avuga ataro nimumufungure. Yesu rero ngo baragenda babwira Yesu ngo Yohana bamufashe. Yesu arabyumva araceceka, bari baziranye. Yohana arababwira ati ariko mwamumbwiriye ko bamufashe ari muri gereza. Icyo cyonyine burasi Yesu yarabiyobewe. Yesu yarayobewe ko Yohana bamufashe. Ubu se Yesu ayobewe ko waburaye? Ubu se Yesu ayobewe ko wabuze school fees? Ubu se Yesu ayobewe ko wabuze nayo kwishyura inzu? Arabiyobewe, byose arabizi. Maze ngo Yesu Yohana uburoko buramurya, buramurya, uburoko bumumerera nabi, buramuzengereza. Arangije arababwira ati nimumumbarize, niwe Yesu cyangwa dutegereze undi? Niwe twavuganye, niwe nabatije. Yesu arababwira ngo nimugende mubwire Yohana ngo impumyi zirahumuka, ibirema biragenda, ibipfamatwi birumva. Torero ry'Imana, ibyo nibyo Yohana yarakeneye se kumva ko ibirema bigenda, yarakeneye kuva muri gereza. Ariko Imana imusubiza igisubizo gitandukanye n'ibyo we yashakaga. Ntabwo ibyo twebwe dushaka ari iby'Imana ishaka. Ibyo wowe urimo wifuza ntabwo ari iby'Imana yifuza. Emera kugendana n'ubushake bw'Imana. Bwana sifiwe sana. Emera kugendera mu mbaraga z'Imana. Emera ko Imana itegeka ubuzima bwawe. Nta kintu na kimwe waba, nubwo bakuroga, abaguruka bagendera ku mabati, Imana yaravuze ngo uzabaho mu izina rya Yesu. Niba Imana yaravuze ngo uzaba umukirisitu, uzakizwa wanze ukuza. Nubwo waba waragiye mu byaha, ukajya mu bapfumu, ukajya mu myuka mibi, ikaba ari ikontrolinga ubuzima bwawe, Imana niba yaravuze ko uzayikorera, uzayikorera. Ndagira ngo nkubwire ngo ahubwo reka kwikerereza, ubwire Imana ngo Mana ndagarutse, mbabarira.
Imana ibaha umugisha. Yohana rero ahabwa igisubizo kitari kigendanye n'ibyo yari yasabye, ariko Yesu ababwira irindi jambo, arabwira ngo nimugende mubwire Yohana ngo hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha, hahirwa uw'ibya Yesu bitazagusha. Abantu benshi bakunda kwibaza kuki abakozi b'Imana aribo bakena, kuki abakozi b'Imana aribo babura ibyo bambara, kuki abakozi b'Imana. Icyo kibazo abantu benshi barakibaza. Bene data, reka mbabwire, hahirwa uw'iby'Imana bitazagusha. Hari igihe ntabwo twese Imana yadusubiriza rimwe, ariko icyo tuzi nuko Imana igisubiza. Gambirira mu mutima wawe kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami nka Saduraka na Meshake na Abedinego. Baragambiriye ngo baravuza amabubura n'amakondera, bo bagasigara bemye. Ema mu izina rya Yesu, Imana ivuganye nawe kwidashaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka. Imana ishyizeho attention, Imana ikugotesheje uruzitiro rwayo, kuko ari Imana ibivuze no kubikurikirana izabikurikirana. Ijambo ry'Imana ngo waroye neza uburyo ndindi ijambo kugira ngo ndisohoze. Imana izakurinda, Imana izakugirira neza, ariko iragusaba guca bugufi ukakira Yesu mu mutima wawe. Muri iki gihe abantu benshi iyo bitegereje ubona barimo bashaka nko guta umurongo, ariko Imana ntabwo ariyo aricyo ishaka ku isi, si icyo ishaka ku bantu b'Imana, si icyo ishaka ku kiremwa yaremye. Icyo ishaka ni uko abantu bakizwa bakamenya ukuri. Reka dusenge Imana. Wowe wifuza kwakira Yesu, turagira ngo tugufashe, tugusengera Imana. Wowe ufite za karande zakuboshye, ukaba wumva uboshywe n'ibintu utamenya ibyo ari byo, ukabura rota ibizozi bipfuye, ukarora wiruka mu miringoti, ibintu bikomeye. Reka tugusengera Imana. Imana iguha amahoro. Akira Yesu niba utarakizwa. Vuga ngo Mwami Yesu, uhereye none nguhaye ubugingo bwanjye, imigambi ya Satani ndayiretse, amasezerano nagiranye na Satani ndayasheshe, ahubwo ngiranye amasezerano n'Imana yuko nzakorera Imana, yuko nzabana n'Imana, yuko niyeguriye Imana, kandi ubwo impanda y'Imana izavuga nanjye nzayumve, sinzasigare muri iyi si. Aya magambo yasubiremo kunyakubwiye, witandukanye n'imbaraga za Satani, witandukanye na karande, witandukanye n'ibitekerezo by'abadayimoni, witandukanye n'ibyaha, witandukanye no kutizera, witandukanye no kwiganyira, witandukanye no kwiheba, witandukanye na bya bindi bikugusha, na bya bindi bituma utegera Imana, witandukanye n'abagambanyi, witandukanye n'abakobanyi, witandukanye. Amatwi yawe niyongere kumva ibyo ngibyo, ahubwo amatwi yawe yumva ihumure ry'ijambo ry'Imana. Reka tugusengera Imana. Mwami Imana yacu, turagushimiye ku bwa bene data bakiriye ubwami bw'Imana, bemeye kwihana, bemeye kuva mu ngeso mbi, bemeye guhinduka kugira ngo Imana ikorane nabo. Tubatandukanije n'ubuzima bw'icyaha, tubatandukanije n'ubuzima butizera, tubatandukanije n'imbaraga z'abadayimoni, tubatandukanije na karande z'uburyo butandukanye, ari abacuruzaga bikanga, ari abakoraga bakabona ntibikunda. Mu izina rya Yesu turasaba imbaraga z'Imana, dusengeye abarwayi ngo bakire, twirukanye imyuka mibi, twirukanye abadayimoni, twirukanye abazimu, twirukanye abazingazingiye abantu mu mwijima, bakababoha, bakababuza amahoro, bakababuza ubuzima, bakaba badahagarara imigongo. Mu izina rya Yesu mvumye Satani n'ingabo ze, nirukanye imyuka mibi muri kino gihugu cyacu. Ndasenze Mwami kugira ngo imbaraga z'Imana, gukora kw'Imana, guhindura kw'Imana nikuze guhindura abantu. Reka Mwami Yesu abari bihebye, reka bari bamaze igihe mu bushomeri bongere kubona akazi. Reka Mwami n'aba babona bakora ariko bakayaburira mu biganza, bakabona ntibazi uko bimeze, bari mu buzima bushidikanya Imana. Mu izina rya Yesu Kristo waravuze ngo nitukwegera nawe uzatwegera, niturwanya Satani nawe azaduhunga. Uyu mwanya ndamurwanije, mereye mu rugo, mereye mu bantu bose bari bakurikira iteraniro, mereye mu itorero ryanjye, ndwanije Satani mu baririmbyi, mu bavuga butumwa, mu bakozi b'Imana. Mu izina rya Yesu ndwanyije Satani mu itorero. Satani waratsinzwe, bwoko bw'Imana buzaruhuka. Turagushimiye Mwami Yesu kuko umunsi umwe ugiye kuvuza impanda. Abakiriye Yesu,
abapfiriye muri we, abavuye mu ngeso mbi, abameseye ibishura mu maraso ya Yesu Kristo, bagasanganira umwami, bakajya aho batagipfa, bakajya aho batakibabara, bakajya hatakiba indwara, bakajya hatakiri guhangayika no kwiganyira. Ibyo ntibiba mu ijuru. Mana, turagusabye kugira ngo uzadushoboze tuzagera iwawe mu ijuru. Mana, dushoboze kubahiriza amabwiriza n'amategeko y'abajya mu ijuru. Umugisha abantu bose bakurikiye ino cano, kandi ugize icyo agambirira akumva hari icyo yakora kugira ngo ubwami bw'Imana bwamamare, umuha umugisha mwami. Uwumva umwuka wera hari icyo amwemeza, uzamushoboze kugira ngo ahigure umuhigo. Turagushimiye mu izina rya Yesu, amen, amen. Imana ibaha umugisha. Reka mbahe nimero ya telefone mwahamagaraho wumva wifuza ubufasha gusengerwa byihariye. 0783 146 27, 0783 146 27. No kuri WhatsApp ushobora kwandika ubutumwa bugufi, umuntu yabusoma. Hanyuma nkorera umurimo w'Imana i Remera, hariya muri Chapelle Internationale, hariya imbere ya Kigali Arena. Abifuza kwigira umubatizo, abifuza kasoringi n'ibindi, kiredame, muzaze tubafashe mu izina rya Yesu, amen. Arabohora TV, Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV.